Ze nkunda nkunda inana. Inana indi ndirimbo nkunda ni indirimbo yitwa Amashu. Indi ndirimbo nkunda ni indirimbo yitwa Faster. Indi ndirimbo nkunda ni Amashimwe, ni nyinshi. Uyu ni mama wa Chris Easy, akaba umufana ukomeye cyane w'umuhungu we. Aha yarimo atondekanya indirimbo z'agahozo akunda cyane z'umuhungu we, ariko ku ruhembe rw'imbere hari yitwa Inana, indirimbo imwibutsa umuhungu we mu bihe by'ubwana, ikamwibutsa uburyo yabyinaga neza n'uburyo yabyiniye se neza, akamugabira inka. Na papa yamuhaye inka amubyiniye, yabyiniye papa muhinga. Usibye ko nyuma yaje kumubwira ati iyi nka ndayanze kuko ati kitazica abaturage b'abandi, atuzanyiheraga kwavu. Ariko iyo nka ya papa irahari n'ubu uyu munsi irahari mu rugo iwacu kwa papa. Chris Easy ni umusore utangaje cyane mu nguni zitandukanye, umusore utinya igikoni byadanje, ibyo bikamugira umuswa mu guteka, ariko kandi akaba umunywanyi w'isuku bidasubirwaho. Wageze mu cyumba cye yandusha kubariye inkuru. Mu bwana bwe ngo yakundaga ifiriti n'amandazi, ariko kuri ubu amandazi ntakiri lazima mu buzima bwe, ariko agafiriti ko aracyakaryamyeho. Muri iyi minsi abantu benshi iyo bageze ku mpano ye baratangara cyane, bitewe n'ubuhanga bwihariye ayihuza nabwo. Noneho byagera ku ijwi rye abiganjemo abakobwa imitima igasimbagurika. None igitangaje cyane ngo ari na bamwe batacyumva indirimbo z'abandi bahanzi kuko baba bumva ari nk'aho bari kumuca inyuma. Ni benshi mwifuza kumenya byinshi ku buzima bwe, kuva mu bwana bwe n'uburyo yaje kwinjira mu muziki mu buryo butari bumworoheye, ariko agakomeza guhatana atitaye ku bamuca intege. Niyo mpamvu nemeye gucengera inyandiko z'amateka maze ngutegurira icyegeranyo cy'umuvinyo kuri uyu musore. Kora subscribe kuri uyu muyoboro bityo dukomeze twiyubakire ubwami bugari bwa Rugwiro. Nukundi iyi video kandi wibuke gukoza igikumwe cyawe kuri like. Njye nitwa Bed Rugwiro, nguhaye ikaze. Ntibikiri ibanga, abamaze kutumenya baratwirahira. Icyanzu.com, igisubizo kuri buri wese wifuza ibikoresho byiza bya electronic 99% byiganjemo iby'aba content creators, kuko twiyemeje kubashyira igorora. Tugufitiye ibikoresho byiza bituma utandukana n'ibibazo by'amajwi, birimo microphone z'ubwoko bwose, zaba iz'imigozi n'izitari iz'imigozi. Ab'amashusho namwe ntitwabarengeje ingohe, kuko tubafitiye ibikoresho bitandukanye bituma utandukana n'ibibazo by'amashusho. Muri byo twavuga nka camera stand, phone stand, ring light, gimbals, amatara ya kamera ndetse n'aya telefone. Kandi ibi byose biri ku giciro gito mu buryo budasanzwe. Agarushyo kandi waba uri Kigali cyangwa se uri mu ntara, ibikoresho tubikugezaho mu buryo bworoshye kandi bwizewe. Si ibyo gusa, kuko tugufasha guhitamo ibikoresho ukeneye bigendanye na content yawe ukora. Serivisi dutanga ku Cyanzu.com ni serivisi utasanga hano ndabarahiye. Sura website yacu ni www.icyanzu.com maze wihahire, cyangwa se uduhamagare kuri 0788 42 11 33. Wanadusanga aho dukorera ni Kigali mu mujyi, munsi y'inyubako yo kwa Makuza. Hamwe na Icyanzu.com tugukorera umuti. Chris Easy, umuhanzi akaba director kabuhariwe mu gutunganya amashusho y'indirimbo zitandukanye z'ibyamamare bitandukanye hano mu Rwanda, umwanditsi w'indirimbo ndetse n'ibindi byinshi akora bijyanye n'umuziki. Amazina ye ni Nsengiyumva Rukundo Christian, yavutse tariki 27 Gashyantare mu 2001. Avuka mu muryango w'abana batandatu, akaba umwana wa gatandatu muri abo bana batandatu bavukana. Birumvikana ni umuhererezi cyangwa se bucura mu muryango we, ku myaka ye mike cyane igera kuri 24. Chris Easy yabyirutse ari umwana w'umuhanga cyane. Muri ubwo buhanga bwe akumva ashaka kumenya igifaransa nk'icyase, wari umuhanga cyane mu gifaransa. Ariko kandi Chris Easy agahorana impungenge z'uko papa we ashobora kuzapfa atamuraza uwo murage w'igifaransa, bitewe n'uko yavutse agasanga asa arwaye, kuko yarwaraga umuvuduko w'amaraso na gute byaje gutwara ubuzima bwe muri 2014. Papa we akiriho yamujyanye kujya kwiga amashuri abanza yo hasi mu gihugu cya Uganda, bitewe n'uko yari umwana wakundaga guteta cyane kuri nyina.
Iyo niyo yabaye impamvu nyamukuru yatumye ajyanwa kwiga mu gihugu cya Uganda, kuko kubana na nyina muri icyo gihe byari kumubuza kugira ibyo amenya. Mu ijoro ryari buke akajya gukora ikizamini cya leta gisoza amashuri abanza, niryo papa we umubyara yapfuyemo, bityo ibizamini byose abikora papa we ari muri morgue. Ariko igitangaje, yazanye amanota ya 2 mu kigo. Nguru urugendo rwa Chris Easy mu muziki. Inkuru ku muziki wa Chris Easy reka tuyihere kuri Muhazi. Ni muri 2003 ubwo yari yasohokanye n'ababyeyi be ku isabukuru y'amavuko y'imyaka 2. Ubwo barimo bafungura, Christian yafashe kuto n'ifurushete abikubita ku isahani ngo arimo gucuranga. Kubw'amahirwe make isahani yaramenetse, maze mama we afatwa n'uburakari, azamura akaboko ngo amukubite urushyi, maze papa w'umwana akaboko agafatira hejuru. Ati, "Winkubitira umwana, mureke, ibi biragaragaza ko azaba umuhanzi. Isahani yireke ndayigura." Nk'uko papa we yaramaze kubivuga, kuko niko byagenze, kuko umwana we yabyiruza akunda umuziki. Noneho bigeze muri 2015 winjiramo. Icyo gihe yigaga mu mwaka wa 1 w'amashuri yisumbuye. Kwiga nakora umuziki ni ibintu byabanje kudashimisha mama w'umubyara, maze agambirira kumukura mu muziki. Icyo gihe yagiye ku ishuri yigagaho, maze agisha inama umuyobozi w'ikigo kubyerekeranye n'umuhungu we ushaka gukora umuziki kandi akiga. Kubw'iyo mpamvu Chris Easy yabasezeranije ko azakora umuziki kandi akiga neza akarangiza. Nubwo bari bagiranye amasezerano, ariko mama we yatashye nta cyizere afite, kuko yakundaga gucibwa intege n'abantu benshi batahwemaga kumubwira ko umwana we ugiye mu muziki akiri muto azakoresha ibiyobyabwenge birimo itabi, agasinda, akagendera mu nkumi. Ariko kuri ubu icyo ashimira Imana ni uko ibyo yabasezeranije imbere y'umuyobozi w'ikigo yabishyize mu bikorwa. Inzira iganisha umuntu ku bwamamare akenshi ikunda kuzura amahwa, bikaba byaba inzitizi zo kugera ku nzozi ze. Chris Easy nawe ari mu bahanzi bazamukiye kuri Sintasha. Utise gute? Reka tujyane. Muri 2016 nibwo Chris Easy yegereye mama w'umubyara amusaba amafaranga 5,000 yo kwiyandikisha mu marushanwa yo kuririmba kuri Maison de Jeunes. Mama we yabonye uburyo ako kana kareshya, aragasuzugura, ndetse avuga ko ibyo 5,000 byaba bigiye gupfa ubusa. Icyo gihe Chris Easy yaramwinginze ati, "Mbabarira ngerageza amahirwe." Mama we yaremeye, maze amuha amafaranga 5,000 yo kwiyandikisha, amuha n'itike y'amafaranga 2,000, maze aragenda. Nguko byari byifashe agezeyo. Uri tayari? Tayari. Ko numva umwuka udasohoka? Urasohoka. Okay, twagiye tangira. Nkukabye igitero nyiti bw'isapari intama, nkundira ingofero ndi umusitari mwiyinjyana na confidence nyinshi nk'ubushoje intambara, ukeneye gutoza bakamuhika bakambara. Ninjye mu rapero ujya uririmba mu bukwe, ntabyo ibikoresho wapi ngenda cyari fresh mu mutwe, wapi ngenda turika. So no for me. Rukundo ko wagira ngo ntago waje mu marushanwa. Nguhandi mahirwe ushobora gukora ikindi kintu gitandukanye. Nyita cyambara nkaba umuhungu wa nambara, wanabirebera mu nkweto nambara, masotera munsi y'umukandara, ngendana n'amaniga n'amabebi iruhande rwanjye mu nzu nabara, dukora amabara flow tugotomera amaniga nazo wabara, wisara nanze gatoya unyere kukunura kana njyewe nasara. Urakoze. Yes for me. Kubera ko mvuze no umenya icyo gukora, right? Abandi bari inyuma yawe ntibategereze ko iyo no nyivuga, kuko nshobora kutaza kwisubiraho ubundi. Kuri wowe ndisubiraho, uzi impamvu ukoze icyo wagombaga gukora. Ubutaha umuhanzi iyo ugeze kuri stage ntago uza ugerageza. It's first turn, first do. Yeah? Sawa, it's a yes. It's a yes for me. Okay. Yes, Rukundo. Wakomeje ariko ugiye dukosora ibyo bakubwiye. Chris Easy wari umuraperi icyo gihe, ubwo yageraga ku rubyiniro yerekanye impano ye, aririmba indirimbo ya Danny Nanone. Akiririmba, umukobwa umwe muri bagize akanama nkemurampaka yahise amuhagarika, kuko yabonaga ko afite ubwoba, maze amuha oya. Chris Easy ati, "Akimpagarika nahise ntekereza, mbona isura ya mama mu bwonko ari kundeba, maze ntekereza ku itike y'2,000 yari yampaye, ntekereza no ku 5,000 yampaye byo kwiyandikisha, maze ntekereza uburyo ayo mafaranga apfuye ubusa, numva bindangiriyeho."
uwitwa David Pro yo kabyara yahisemo amahirwe ya kabiri yo kugerageza maze ndirimba indirimbo ya Riderman nari maze iminsi nitoreza ku musozi wa Kigali, maze bampa yego ndakomeza. Kuva icyo gihe kugeza uyu munsi, Chris Easy ashimira cyane uwitwa David Pro wamuhaye andi mahirwe nyuma y'uko yari amaze guhabwa oya, yagerageza ayo mahirwe bigakunda agakomeza. Byaje kurangira iryo rushanwa rya Talent Zone ari buryegukanye, maze ahembwa amafaranga 350 na telefone yahawe na MTN, ndetse yanishyurirwa ishuri yigiyemo ibyo gutunganya amashusho. Kuko icyo gihe yigaga amasomo asanzwe kuri Apase, yatahaga nka saa 8 akabanza kurya akanaruhukaho gato, hanyuma mu masaha y'ijoro akajya kwiga muri iryo shuri yigiyemo ibyo gutunganya amashusho. Amafaranga yahawe muri iryo rushanwa yamufashije gukora umuziki, atangira aririmbana na mugenzi we witwa Beats mu itsinda ryitwaga Octagons. Iri tsinda ryakoze indirimbo zitandukanye zirimo Uzikusetsa, Ese Urabizi n'izindi zitandukanye. Muri 2021 nibwo yatangiye gukorana na sosiyete ya Giti Business Group ikora ibikorwa byo gufasha abahanzi gusobanura filime ndetse n'ibindi. Icyo gihe yahise ahindura umuvuno ava mu njyana ya rap, bidatewe nuko abakuru umuziki muri iyo njyana bafatwa, ahubwo ngo byatewe nuko iyo njyana itarimo gucuruza kuri we. Chris Easy kuri ubu ni umuhanzi mwiza abenshi bifuza gutera ikirenge mu cye. Akaba umuhanzi bivugwa ko akunda kuririmbira abana bato, bitewe nuko mu ndirimbo ze akenshi usanga higanjemo utuntu dukurura abana bato bari munsi y'imyaka 10. Hari nkaho usanga yifashishije ibipupe cyangwa se akaririmba mu buryo wumva ko yisanishije n'abana bato. Urugero nko mu ndirimbo aheruka guhuriramo na Kiriko Akiri, hari nkaho aririmba ati IUOAE. Iyi mvugo yifashishwa n'abana bato barimo kwiga gusoma. Nk'umuyo yise Inana agaragazamo ibipupe ndetse n'utundi tuntu dutuma iyi ndirimbo ikundwa n'abana uhereye ku izina ryayo. Yavuze ko iyo agiye guhimba ahera ku gihe umuntu aba akiri muto kuzamura. Ati mba numva nakora indirimbo buri muntu wese yisangamo, atari indirimbo z'urungano urucyanguru. Iyo tugiye gukora duhera mu bwana kuko ariho umuntu ahera tugakomeza. Nicyo cyatumye mbikora, nisanze hariho abantu bamboneye. Chris Easy ni umwe mu bahanzi bakunzwe cyane bitewe n'uburyo indirimbo ze zagiye zirebwa na za miliyoni nyinshi z'abantu. Muri zo twavuga nka Chukumira, Inana, Sekoma, Edeni, Amashu n'izindi, tutibagiwe n'iyaheruka gushyira hanze yise Sambolela. Ni naho dusoreje ikiganiro cy'uyu munsi, tugushimira cyane aho twabanye. Nk'ibisanzwe mwari kumwe nanjye Obed Rugwiro. Mukomeze kugira ibihe byiza, turabakunda, naho ubutaha. Imana ibarinde.